bira muri audio ya mbere twumvishe bari kurira ari kurira umwana mu modoka. No, ibintu byakomereje mu nzu murabyumvishe. Inzu baragenda barabazirika. Twumvikane gato, tugende gato. Trezoro ninde ni pare bateruye ibyana by'ibyuki. Turagera ku byamamare. Ahangaha ibyamamare ntabwo inkuru y'ibyamamare iraza. Nabonye ibintu byabereye kuri Marara ngo dufata ndagenda ndiherera ndarira. Urukumva ku mazi bagiye gusambanira ku mazi mu gishanga bro. Muri hoteli Gapote zarashize bakazitizanya. Abana baravuga ngo kama mbaya ni mbaya. Nuko ngo imodoka zari zimeze nk'izifite taramburema. Umutingito. Ntega amatwi wumve hano. Mufunge mike zanyu. Mu mutinge mike biri gusakuza. Mu mutinge mike. Nabonye ibintu byabereye kuri Marara ngo dufata ndagenda ndiherera ndarira. Urukumva? Mvugira ngo daddy. Uyu daddy bari kuvuga nibo nyiri gukora ubukwe. Hagire umuntu unyoreza amafoto ya buriya bukwe. Nkeneye umuntu unyoherereza amafoto ya buriya bukwe. Nkeneye umuntu unyoherereza amafoto ya buriya bukwe kuri WhatsApp please s'il te plaît. Kugira ngo dutangire inkuru mu bireba. Ariko reka nanjye kuyishakira. Daddy nyine ngo Daddy nyine ngo he sleeps around cyane. Rero bonete yarakusanyije afata nyine agenda yandikira n'abakobwa akeka nyine ko uwo nyine rihajya zinga baramwemerera nyine afite proof n'ibiki abakobwa 40 proof nyine kabisa zifite. Arangije no kuri muze no kuri ku munsi w'ubukwe bwabo the guy slept n'undi mukobwa mu modoka muri parking. Aryaka n'undi mukobwa nyine. Urumva? Sasa nyine ku munsi w'iki? Ku munsi w'ubukwe ku Kibuye papa kuri Marara. Ibingibi izi story ibingibi nabimenye mbere. Tugiye kuvuga kuri space baravuga ati reka n'uburenganzira bw'umugabo kurya akantu ki. Tega hano amatwi. arangije no kuri muze no kuri ku munsi w'ubukwe bwabo the guy slept n'undi mukobwa mu modoka muri parking. Aryaka n'undi mukobwa nyine. Urumva? Sasa nyine bonete yakusanyije nyine amafume amanuze zose umugabo we na famiye nyine mu nama bati ava gutetse kuri Chateau Marara ibintu nk'ibyo. Famiye iraza asa nyine yitwaje amadokima. Izo dokima kumbe ari screenshot nyine receipts kabisa. Abati mungu wanyu ni indaya nyine ntabwo nabasha gukomezanya nawe nyine tegayi nyine rayimbora ngajya muri disrespecting ibintu nk'ibyo nyine she wasn't treated right. Hanyuma umutipe nyine nako aravuga ati rero njyewe naje nasinye n'impapuro za divorce ngiye muri vacation for 3 months. Ningaruka muze mwafashe umwanzuro mutagiye amafaranga yanyu mbashakaho nsakamye amahoro yanjye. Nuko nyine bimeze. Umukobwa arangije aragenda ibaze nyine yuko na Chateau Marara yambwiye ati nimukomeza kutwirukaho n'ibiki mudusuhinga natwe tuzasohora hanze video y'ibyo ngibyo. That's it. Umukobwa nahinduye IG afite IG nshyashya iriho abafollowers nka 38. Ubwo mperukire nyine kuva nakumva izo ku cyumweru afite abafollowers 38. Abantu bose bandi bose bari bafushize amafoto y'ubukwe bwabo bayakuyeho. Hariho nyine ifoto amafoto yabo bwite. Uburetse mbere ko tuje kwidiya kabiri
twumvikane gato ni ukuvuga ngo hano ibi ngibi bana buriya ikosa Makenzi mwakoze ni ukwijandika muri ibi bintu kandi muzi umwanda mwivurusemo hariya. Ngewe nzafokasinga ku byamamare ku bantu mwamenyekanye. Hariya abantu barasambanye, umugabo aterura umugore amwicaza ko basambaniye mu gikoni, bari bashimuse hoteli. Reka twumve indi audio tukeze tukina mu gitondo. Amakuru audio it's crazy. Ngo hari anniversaire cyangwa se fete mu kujyamo bose. Noneho Chateau ahamagara boyfriend wa Jose kukumana. Ati mbere yo kujya n'umuza tujya muri free game hari ahantu ngo no kujyana ahantu. Abamujyanye mu nzu bararentinze irimo udukobwa na brother bantuza n'umugabo baretse arimo kandi na trésor par umugabo wundi wakoze ubukwe Dubai. Asanga nyine abatipe bari muri Sodome Gomora. Kumbe tipe si kwameze ko ngomani respect nyine ibyo ntanga bigira. Abura uko yifata buri kintu nafata na video. Afatiki nitubabwira ko video zihari ntabwo tuba duhubuka. Tugende gakeya. Ninde muntu ubukwe bwa mbere bw'abantu babukoreye he? Halo? Uyu mugabo wantuza ubukwe bwa mbere babukoreye he? Kuko ubukwe bwakoreye kwa Marara n'ubwa kabiri. Tega amatwi bisaba kugira ngo hano wumve ijambo kurindi. Hano video ndaza kuzikina ariko ndashaka kantu. Aza kumva mwumve hano. Brother bantuza n'umugabo arimo kandi na trésor par umugabo wundi wakoze ubukwe Dubai. Asanga nyine abatipe bari muri Sodome Gomora. Kumbe tipe si kwameze ko ngomani. Buretse gato. Iyo bavuze ngo muri Sodomo na Gomora habera giki? Mwumva iki? Tega amatwi. Ibyo ntanga bigira. Abura uko yifata buri kintu nafata na video. Afata iki? Video papa. Afite video bari kurikira ngaho nyine arabyikorera. Akora ibyo bakora. Noneho Jose yamaze kwitegura amagara mutese uri rero mu tugenda. Ati najyanye na Chateau rwose nza hano turi. Sinzi no kuhava. Ati ngibwira Chateau nyine muze. Ndageze asanga abakobwa bahari ariko nyine she could smell, she could see, she could Bira muri audio ya mbere twumvishe bari kurira ari kurira umwana mu modoka. No, ibintu byakomereje mu nzu murabyumvishe. Inzu baragenda barabazirika. Twumvikane gato, tugende gato. Trésor ninde ni pare bateruye ibyana by'ibyuki. Turagera ku byamamare. Ahangaha ibyamamare ntabwo inkuru y'ibyamamare iraza. Aba bantu bose bagiye bagaterura Chateau Marara. Narababwiye Chateau Marara iramutse ibaye unprofessional igafata video z'umwanda wabereye muri la hotel bagashyira hanze. Ibintu naraje ndavuga kuri space mwari mumpitanye. Abantu baravuga ngo yangu ibyo ni privacy z'abantu ngo bagombaga kwisanzura ku buryo kugera naho bajya gusamanira mu gishanga. Ndakubwiye umugama najya wiyateye amajwi nakinnye mu gitondo ngiye gukina ndi. Hanyuma iyi video yo ikibazo mfite video ntabwo zirimo amajwi menshi, inyinshi muri zo. So ntabwo nzi ko ndibuze kubigenza rero. Ko video nyinshi mfite ntabwo zifite amajwi, ariko ntabwo zifite amajwi menshi cyane. Muri koridoro abana bari utwo mu madiri